nkajya mfata amaraso yabo nkayisiga simpumeke singire gute bakajya basahura mbareba ariko sinzi umune bande bahasahuye nakubiswe bihagije bishoboka ntacyo nakwimarira ntumbone gutya naramugaye nta mugongo ngira ndakubitwa pe ndakubitwa bihagije ariko ntibaza ntari ubundi ndaziriki gukubitwa n'abandi n'abana b'interahamwe bankubitaga kuko urumva sinari mbazi ari iwacu ku musozi zana mu Rwanda inkoni nakubiswe na Pauline Nyamasuko kuki batamuzanye uriya mukobwa yabazanye ejo bundi uriya mukazana we wadushoreye nkushorera inka bajyanye mu isoko cyangwa ingurube agenda duhuragura tujyana kuri stade Huye kuki bahakane kubyo byabatabikoze nase byarikoze gusa ngiye nsubiremo inimba mfite ku mutima sinigeze mbona abandi ntabwo nababonye kugeza kuri isaha sinzi aho bari njya mvuga ntarahari nzababona ariko ngera ahantu mu Gatorwe nterera ahantu bita Cyetete mu ishyamba ndagenda ndahicara narahicaye mara icyumweru mu gihuru nta muntu turi kumwe imiborogo ivuga inka zabira abana barera ababyeyi bataka ubwo nza kuhicara bamara ibyumweru bibiri ndavuga ndatekereza isubu nzicara muri iri shyamba muri iki gihuru kugeza ryari ndahava ndasohoka mu muhanda reka dutangire tubahe ikaze kandi tubifuriza ibihe byiza ko mugiye muri mu biganiro byacu bitandukanye murabizi ko ibiganiro bigamije kubaka ibiganiro tubategurira buri munsi abari hanze y'u Rwanda mwese turabasuhuje abari mu Rwanda badukurikira ku Biriho TV rero uyu munsi twakiriye umubyeyi araza kutubwira amazina ye agiye kuduha n'ubuhamya mu by'ukuri tuguhaye ikaze twabonye kandi Abuja yahoze ari ku Mihero nyine mu ntara y'Amajyepfo mu buryo rero bw'ubuhamya bwanjye ngiye gutanga ejo indege bakivubura ya Habyarimana ikintu ngomba gutangiraho cya mbere na mbere ati abana banjye barapfuye nari mutoya nari mfite imyaka 20 muri Jenoside ariko nyine nari n'usupenge ndamaze se mama kubera icyo mbwiye gutyo arambwira ati Habyarimana arapfuye ndamusubiza nti iyo Habyarimana apfuye se abantu barapfa ngo hagiyeho kuba Jenoside rero yagiyeho sinari nitandikiwe ntabwo nari nzi abagomba gupfa n'abadapfa icyo kintu ni ikintu mpora nibazaho cyane buri munsi ko bwije nuko bukeye ntibaza ntese hari ubwoko bwaremewe gupfa n'ubundi butaremewe gupfa kubera iki ngewe menye ubwenge nasanzeho numva ngo Hutu twaturutse hagapfa ubwoko bumwe nkibaza se ni kubera iki icyo kintu mpora nkibaza igihe cyose ubwo nabwiye mama ntihumura ntabwo bari gupfa humura kuko umubyeyi wacu yagiraga igishyika cy'abana be cyane kugeza kuri iyi saha nk'umuntu mpora nibuka nubwo ntamubonye ngo mushyingure nubwo ntabonye aho yaguye nubwo ntamenye ngo yakuwe ku musozi hehe ntabyo nzi sinzi aho yaguye kugeza kuri iyi saha ubwo twari mu rugo burira abantu baraza benshi mu rugo turabakira turateka turabagaburira ariko ngewe nkabwira ababyeyi banjye nti muze tugende umusaza akanga ati guterwa ugaterwana n'abana n'ikibazo urumva ko bavuga ngo nimuze tugende sinzi aho tujya ko nabonaga biruka tubaye aho mu rugo icyumweru kirashize icyumweru cya kabiri kiraje
noneho abantu bavuye ku Gikongoro ahantu muri komine Rwamiko baje muri Butare, haje abasirikare baraturasa, haza n'imodoka ibatwaye. Uwitwa Muvunyi Viseni wari utwaye imodoka y'abasirikare yatwaraga imodoka y'uruganda rw'icyayi cya Mata hari komine Rwamiko. Abasirikare babashyira ahantu bita mu Iramba, twebwe twari ahantu bita Imbasa, komine yari imwe ariko umurenge ntiwarumwe. Ubwo tubaye aho batangiye kurasa rero turatatana, ababyeyi banyura aha, abana tunyura aha, turamanuka ahantu bita Kuwamaza, dutera ahantu bita Imbasa tugana ku mashuri. Nza guhura n'umugabo witwa Sirani Mbabariye, arambwira ati murajya he? Hidura abasirikare ngo bari kuturasa. Ati n'ubwonko ageze subira mu rugo. Ndavuga nawe ya ibyo ntabwo ndi busubire mu rugo, ndagenda kurikira abandi abo ngiye simazi. Twaragiye dutera Imbasa tugeze ahantu ku mashuri, njye ntabwo nari mfite umutima wo kuhicara, abandi barahicara, abantu bakuru. Ngenda komeza ndagenda ngera ahantu bita Ibuhoro umanutse Mbasa, mpura n'abantu barambwira ngo urajya he? Ndagiye sinzi aho ngiye. Mwese ngura umututsi ntisimbizi, sinzi icyo ndicyo. Ndakomeza ndagenda njyana ibiti Karama rero komine Runyinya, asanga abandi bantu benshi turahicara, tujya mu kiliziya bakajya batuzanira ibiryo, abantu bafite umutima wa kimuntu, tugateka tukarya. Nyuma yabwo rero ari kuri 21 niho baje kuharasa 94. Baharashe jyewe narirutse, ntabwo nzabona ari ngiye, ariko nkumva ndi bugende gusa ariko ntazaho ngiye. Namanutse ahitwa i Karama, ngera ahantu mu Gatorwe, nterera ahantu bita Ketete mu ishyamba, ndagenda ndahicara. Narahicaye mara icyumweru mu gihuru, nta muntu turi kumwe, imiborogo ivuga, inka zabira, abana barira, ababyeyi bataka. Ubwo nza kuhicara bamara ibyumweru 2. Ndavuga ndatekereza isubu nzicara muri iri shyamba muri iki gihuru kugeza ryari. Ndahava ndasohoka mu muhanda, so kwambuka ku wundi musozi ahantu herera mu bisi ahantu bita kwa Nyarukecuru mu isi bya Huye. Narahabaye igihe kinini cyane, hafi ukwezi. Mba mu bihuru, inzara inyica, imvura inyagira, nta muntu turi kumwe, ari imbwa zihiga gusa. Ariko abantu bakavumbura abantu, ariko nagira amahirwe nkabona agiye ikirenge kirantambutse. Narahabaye nkaba ukwezi kose. Ubwo igihe kiragera ndibaza ntariko nzaba muri iri shyamba kugeza ryari. Nza kuvamo ndamanuka, nza ahantu bita mu Muyogoro. Mu Muyogoro ubwo nari ntangiye Butare. Ndagera amasanga abantu bari baturutse hirya no hino, ntabwo mbazi. Hari inka, hari abantu benshi, hari ingurube, hari ihene, hari iki. Ubwo ndahicara barangaburira, ariko kurya ntabwo nari mbishoboye, kuko igihe nari maze ntarya, ahubwo nkajya ngera ahantu haritse akaziba nkayora hamwe. Ndahabaye bigeze no baza kuturasa, manuka ahantu mu kabande mu ishyamba, nterera mu Matyazo ahantu kwibagiro, hari ibagiro. Nasanze bariyeri iri umupolisi, ye nsubira inyuma, ariko ntabwo yari yambonye. Nsubira inyuma mbona umupolisi arazamutse, nanjye ndakomeza ndagenda umuhanda wose, ntungukana kuri kiliziya hari ingoma. Ndakomeza ndagenda ku ibarabara rya 6, ngeze imbere hafi y'irimbi, mpabona abana b'iwacu bahabaga. Numva barampamagaye, ndabitaba, ndagenda nsanga abantu benshi ngo bahahungiye b'i Kigali, ari famiye yabo, mbega n'ahantu bakoraga mu ngo.
kuko ndagenda bampa ibyo kurya birananira ntabwo kurya nari nkibibashije ntabwo ni mu mazi amazi barayampaye ndanyweye amazi y'indoze banyitsa nkaryama ndaryamye batirya nadukene wapi ntabwo bishoboye ntabwo byari ngo umuhogo ubwo nahabaye icyumweru mu cyumweru cya kabiri baradutera baza kuturasa abasirikare abandi baruriye burira igipangu barasimba bagwa inyuma njyewe ndavuga nti niba ari umunsi wanjye wageze nta kindi Imana inyakire nuko ubwo aho ngaho muri urwo rugo nahamaze icyumweru nasese munsi y'igitanda harimo abantu benshi barase bapfuye nkajya mfata amaraso yabo nkayisiga simpumeke singire gute bakajya basahura mbareba ariko sinzi umuntu bande bahasahuye ubwo igihe kiragera cya gitanda nkivamo cyo kwisha inyuma y'akabati cyumweru kirangiye nahinza kuri igipangu njya mu Masaka ingoma ya Virindi ndagenda mbayemo cyumweru kirangiye nabwo ndamanuka nterera ahantu bita Imamba njya kwa muganga Imamba ariko hagati yaho nsubiye inyuma gato nyirabikarama nakubiswe bihagije ndakubitwa bihagije ariko ntibaza ntari kubundi ndaziriki gukubitwa n'abandi n'abana b'interahamwe bamubitaga kuko urumva sinari mbazi ari iwacu ku musozi w'iwacu nibwo baje ariko bo babashaga kutwihisha kugira ngo two kubabona ariko nkababona ariko ntagire icyo ntibankubita ubwo narazamutse ngera Imamba kwa muganga ndagenda ndahabaye musanze abandi bantu tubayemo baduhaye ahantu shitingi badushyiriyemo bakajya batuzanira ibiryo n'abandi bantu benshi b'iwacu padiri witwa Padiri Ngumirakize wahoye i Karama yajyaga azana abantu barashe bakaza mu bitaro bakabakira bakabavura bamwe banaguye mu nzi hari uwitwa Filipo n'umugabo witwa Busono Mwiramba we bamutwaye mureba baramujyana bamugeza harya kuri universite kuko bari bamurashe amanitse ubwo hagati yaho baramujyana bamutwaye mureba sinzi igihe ngewe urumva bagiye kumwica kuko ntongeye kumubona ubwo Imamba ndahabaye hariyo n'umuvandimwe wanjye witwa Kayitakire Eugene akaba yarakurikiraga nyakwigendera uyu turi hano turi yararwaye ndamusanga arambona ati bite nyine nuko kuko nabo barabonaga hakurya imisozi abantu bari kwiruka bari no gutwika imisozi atese ati mama yapfuye mureke mbabwire mama aradukundaga ariko n'ubu ndacyamukunda mama yapfuye yewe nirutse musiga mu rugo ubu ntumbaza amakuru ye sinzi aho ari n'ikarama narindi ntabwo niyize mbonana nawe Kayitakire abayeho nanjye mbayeho muri Burende ariko kubera yarwariyeyo akomeza mu bitaro bigezeho bazana imodoka baratuhakura baradupakira njye n'abandi bantu twari turi kumwe b'iwacu nabo baje barashe batuzana kuri perefegitire hari i Butare ni bande babatwaye mu modoka abantu badutwaye mu modoka rero urumva njye ntabwo nari mbazi gusa ikintu nzi neza i Butare kuri perefegitire twahamaze iminsi baza badusanga badukubita bakaza nijoro bagakubita bakaza amanywa bagakubita ku buryo ibyo bamubise uyu mubiri wanjye mureba n'undi mubiri nazanye amaguru utya barakubise hajya n'utumba hakazamo amazi
ubwo tubaye aho ngaho i Butare turahabaye bugezeho barahatwirukanye tugiye kuri nanone ku mashuri ahari munsi y'umuhanda hafi y'aho Pauline Nyiramasubuko yari atuye. Njyewe bavuze ngo bafasha abanyarwanda bagiye kubaburanishiriza mu bindi bihugu ntibabaze mu Rwanda aho bakoreye ibyaha no kubera iki. Pauline agiye ubwanjye yaraje arantwara aranshorangana kuri bariyeri kuri sariwe kimwica umututsi. Iyi ni inyenzi nkibaza si inyenzi merite ariko ntigeze ku mutima wanjye ariko ntawe mbibaza nta n'umbibwira. Kuri iyo bariyeri narahakubitiwe bihagije bishoboka bamubise ubuhiri hano mu bitugu mubita agatuza hasi kugira ngo napfuye kuri iyo bariyeri kugira ngo napfuye. Sinzi ukuntu nikuye ndongera nsubira kuri ayo mashuri aho bari bankuye. Nkasubiye nari ndi kumwe n'umusaza witwa Ntakirutimana nanone w'ahantu mu Cyavurwe ku Gikongoro ahantu hari komine Rwanika ariko nyine twari benshi hari n'abandi. Ubwo hahita haza abasirikare bambuye hariya muri eso i Butare hari saa 9 z'amanywa ndabyibuka. Hari mu mvura iteye ubwoba ansanga ku ibaraza nugamye ariko ntabasha no guhumeka ntabasha no kuvuga kubera za nkoni. Abasirikare baraza barambwira ngo ngurambuye ibiganza byawe turebe ngo ndarambura. Sinzi ngo ni ibiki barebaga abo basirikare simbazi igihe n'icyo kinambabaza. Naratotejwe ndakubitwa ariko mu by'ukuri sinakubwira ngo wamusene runaka we numva bwiye mugenzi we ngo sha ngo iwe ntabwo avangiye iryo jambo gusa. Barambwira bati icara hasi ndicara batirambye ndarambye bajyaho baranyukanyuka njye n'uwo musaza baradukubita na za nkweto zabo baradukubita. Imvura imaze kuba nyinshi barabuza bati tugiye kuzana amakoti tuze tubonane namwe. Baragiye koko barambara pe kurese ni hafi baho ku mashuri baraza baradukubita pe bafatira abandi bantu twari turi kumwe barabakubita abandi bakajya bisha munsi y'intebe abandi bagasohoka bakiruka ntaho bahungira. Baradukubita ngira ngo ahari barananiwe baragenda bararuhuka. Bukeye bwaho dusubira kuri perefegitire hari i Butare tuhamara iminsi 3. Tuhamaze iminsi 3 haza imodoka haje kamyo na bisi za kera zipakira abantu zibajyana ahantu bita muri komine hahoze ari komine Nyarwenge ngo habaye impunzi z'Abarundi. Ubwo hari perefe wa Butare sinzi ngo yitwaga nde. Ubwo barapakiye kamyo bapakiye na bisi iruzuye twe turasigaye turaharaye. Burakiye mu gitondo baraje baradutwaye nko mu gihe cyo masaa 4 baduha umushoferi ngo tujyane aho handi komine Nyarwengeri ngo nabo bazaturindira nta kintu tuzaba. Ubwo baduha n'umupolisi ngo ugenda turinze ariko nta mpuhwe bari badufitiye kandi nko kwiyerutsa muri make n'ubundi twari twarapfuye. Ubwo turagenda baratujyana tugeze kaminuza hari bariyeri tuhageze baravuga ati abo bantu mabajyanye ngo perefera baduhaye ngo tubajyane Nyaruhengeri. Barabakingurira baragenda turagenda turemba arango turakomeza turagenda tugiye dutangiye Nyaruhengeri turasanga bariyeri hasanga abantu bafite udushoka imihoro udufuni. Barababaza babwira shoferi ngo abo bantu bajyanye. Abandi perefera batambuye ko mbaza naho abandi baraye baje ngo reka ngo basubizeyo ngo twishe ngo twananiwe ngo bajyana ngo nawe bajye kubicira. Twamaze amasaha 2 kuri iyo bariyeri twamaze amasaha 2 ariko tukabona imirambo aho bareba biciye. Abageraho baramubwira bati
baduheze tugende twica umwe umwe, niturangiza tubasubize mu modoka mushyire perefe yishyingurire. Umushoferi ati ntabwo byashoboka, bampaye abantu bazima basubirizeyo imirambo. Turahabaye bigezeho izo nterahamwe ziramubwira ngo katisha imodoka ubasubizeyo, usubizeyo perefe yabiciye, twebwe twananiwe. Umushoferi arakata tugaruka i Huye, tuhageze nka saa cyenda n'igice, umugabo perefe araza ngo kubagaruye. Umushoferi ati babanze, ntabwo sinzi izina rye, ni ukuvuga ngo ni umuperefe wagiyeho bamaze kwica umuperefe w'umututsi wari uriho, ntabwo nzi izina rye rero. Ubwo perefe aravuze ati babanze, mugume mu modoka, ngiye kubaza ikibazo cyanyu ko cyagenze. Yaragiye, ibyo bakoze simbizi, aho yagiye kubariza simazi. Imodoka twayigumyemo tugeze nka saa 3 z'ijoro, tubona baraje bavuga ati mugwemo mwicara aho ngaho. Turahicaye, kwezi kwa gatanu kwa kane kwari kwarangiye, twatangiye kwa gatanu. Turahicaye kwezi kose, ariko baraporamo abantu bajya kubica. Ubwo baraza, narakubiswe bihagije babaye, narakubiswe bihagije bishoboka, ntacyo nakwimarira ntumbone gutya. Naramugaye, nta mugongo ngira, abantu guhahira ibirayi kwa Mutangana ibiro 5 mbitwaye gutya mbizana mu ntoki, ntabwo nabishobora. Ubwo i Butare twarabaye kuri Perefegiture mu ntangiriro z'ukwa gatandatu, nko 20 z'ukwa gatanu, haza imodoka iradupakira itujyana ahantu mu Irango, mu kigo cya Furere hari hazitiye ni mu ishyamba. Turahabaye, kwa gatanu kurashize, kwa gatandatu kuratangiye, turahabaye ariko turakubitwa bishoboka bihagije. Burya umuntu agira umunsi ukomeye, ntacyo urya ntacyo unywa, tuzwe n'inkoni. Turakubiswa, abantu bakajya baza bakadukubita. Ubwo tumaze kuhagera, twari turi kumwe n'abagabo 2 bafite imbunda. Umwe ngo yari w'Igisenyi, undi ari ku Kibuye, bitaga amazina ngo umwe ngo nibaye simbyibuka izina byabo, ngo ntabwo nibuka izina byabo. Ubu nibo bari baturenze bafite imbunda. Bakatubwira ati rero mwebwe ubu tuvugana, subi inyuma gato, mbabarire. Subi inyuma gato, tugiye kuri Perefegiture, hakajya haza abantu benshi baturutse ngo za Kibungo, za Kigali, za Gitarama, benshi cyane, bakaza bakatujyamo, cyane igihe bakantoteza bakambwira bati wowe abandi bapfuye wagiye bagusigiye iki? Nari murefu, inzara yarangije, narananutse nabaye muremure. Bati ndarira nkuriye, abandi bapfuye uri hehe? Hatuza amaceceka. Ubwo bigezemo hagati nko mu itariki 20 z'ukwa gatandatu, bazanye imodoka y'Indayihatsu, baradupakiye batujyanye mu Irango. Turahabaye mu ishyamba, turakubiswe, inzara iratwishe, barapfa bazize inzara, ariko twari bakeya bishoboka. Twari abantu 300 turi aho muri iryo shyamba hazitiye hasenyenge. Bari abamama, bari ababyeyi bakuru, bari utwana, abana b'abahungu batoya, imyaka 2, 3 gutyo, 5 kugera ku 10. Igihe kiragera, haza umuntu abwira izo nterahamwe zari ziturinze ngo aba bantu ntazagire wongera kubica, muzabirore kubica, tuzereka amahanga ko mu Rwanda, nuko twebwe tuvuga jenoside, we yaravuze ngo tuzereka amahanga ko mu Rwanda nta ntambara yahabaye.
nuko nyine twebwe tuvuga jenoside we yaravuze ngo tuzereka amahanga ko mu Rwanda nta ntambara yahabaye. Turatuza koko muri icyo gihe bavuga iryo jambo ntawongeye kwicwa, baratuje baraturinda baratubwira ati ariko isaha ku isaha inkotanyi zatsinze twabica twagenda. Turahabaye haza kuza umufurere Karirusi, niba akiriho niba yarapfuye simbizi, ufite ikigorora mu Gatenga cy'imyuga, muramuzi Karirusi? Uriya yaraturengeye, niba rero sinzi ukuntu namubona. Aradufasha, atuzanira ibyo kurya, atuzanira umuceri, amasabune, kawunga, amasafuriya, indobo, bakajya baduherekeza izo nterahamwe tukajya tujya kuvoma aho hasi mu kabande, tukaza tugatema ibiti tugacana tukarya ubishoboye. Ubishoboye kugenda ariko jyewe ntabwo nari mbishoboye kuko amaguru yari yarabyimbye ntabasha kugenda, yarajemo amazi, mbega niberaga gutyo. Noneho ikintu kikambabaza cyane, nari mfite akana ko muri famiye, kari akana gatoya, umwana w'umuhungu yari afite imyaka 3. Nabo batujyana muri komine Nyarengeri kutwicirayo, namushyize munsi y'intebe nari nicayeho, mushyira munsi kugira ngo batamubona. Akana nkakabwira nti rero ntuzanyaka ibiryo ntawe nabikura. Umwana agaceceka nta popfora, aza kurwara macinya n'inzara n'iki, bakavana mu bandi batugeza hepfo. Hari njye nakicara iruhande, izo nterahamwe zari zitureze zifite imbunda zaransanga zikambwita, nkavuga ni n'umwana wanjye ntabwo nshobora kumureka, ndakubitwa bihagije. Ubwo rero ukwezi kwa 6 kurashize, dutangiye ukwa 7, umwezi kwa 6 abantu bakajya batunyuraho bafite inka, ihene, ingurube, inkoko, amagare, imodoka, ahitwa Umubumbano. Hakurya cyangwa twari turi hari abantu benshi bashoboka ngo bavuye za Kibungo, abavuye za Kigali, za Gitarama, gutyo bakabatunyura bati bene wanyu baje batsinze, nimuhumure ntacyo turi muri bube, bene wanyu batsinze babatabaye. Nuko niho babandi baraturinze baratubwira, ariko icyo gihe hari ku itariki 3 batubwira twebwe dufite uburenganzira bwo kubica tukabarangiza kuko inkotanyi zatsinze. Bati bene wanyu batsinze, ngo n'inkotanyi zifite imirizo. Ubwo se zo baratubwiraga twari tuzizi, twari twakanababona ngo muzabona ngo bafite ngo bitwe ngo birebe imbere ngo n'imirizo. Ubwo burakeye ku itariki 4 igihe cya 4 Furere Karirusi adutumaho umukozi we, aratubwira ati inkotanyi zatsinze, nimubona amasasu ntimwiruke ahubwo muryame kuko bararwanye n'Imana yaturengeye. Muryame muhumure mugume hano muri iki kigo. Kuko isaha ya 9 tubona icyo kigo bakigose, tubona abasirikare batunyuzeho bambaye ariko nta mbunda bafite, bakaza bakavumva mureke dusesereye bene wanyu batsinze tuze muduhishe tukituriza. Ntabwo twari tuzi ibyo ari byo koko. Itariki 4 rero isaha ya 9 no munota wa nyuma wacu, n'uwo munota wa nyuma hari gusenga tugasezera saa 11 z'ukwa 4 mu kwezi kwa 7 nako z'ukwa 7 saa 11 niho twari gupfa uwo munsi, kuko bari bacukuye imyobo. Baratubwira bati iyi myobo mureba turabatemagura saa 11 tubarohera. Yawe nta kibazo n'ubundi twarapfuye, nuko ari umwuka w'umuntu buriya umuntu atinda guca. Njyewe numvaga rwose nta kibazo mfite cyo gupfa, kuko naho nagendaga hose, naho nishaga hose, n'ahandi hose numvaga nta muvandimwe wanjye nzongera kubona.
tubayeho nyine abasirikare FPR tugezeho baratugose baraseseye baraduhumurije kuko twarabonye tugira ubwoba turavuga ngo se ko twebwe mu Nkotanyi zatsinze twatuzi tureba bambaye nk'abasirikare bo kwa Habyarimana ngenge ubwoba cyane ariko none muri iyo mirwano uko barasa amasasa tunyura hejuru abandi bakaryama ngewe ngahagarara ngo ndebe ko rya sasu ryamfata ko ndebe ko napfa ariko banasimfuye ubwo abasirikare baraseseye baraza badusuhuza bati nimuhumure twebwe Inkotanyi twumva nubwo badusabye ngo tugire imirizo ngo dufite amatwi areba imbere ese ibyo byose mwumva ibyo mutubonana tuti ntabyo atese baratubaza ababyeyi banyu bari he basaza banyu bakuru banyu barumuna banyu turavuga ngo barapfuye ntabwo tuzi naho baguye ko baradukuye batujyagarura i Butare kuri perefegitura ahandi twabaga twaraje tuvuye mu Irango twahasanze abantu ngewe mureke mbabwire ntabwo nari nzi ko u Rwanda ruzongera kugira abantu twahasanze abantu tutazi ahantu bavuye abantu ahubwo twebwe abantu bakagira amatsiko yo kutureba bakatubwira mwabaga mu Irango tuti ngo twabumvaga ariko tukabura inzira zo kubagera abantu mbega baduha icyo kwambara abashoboye kurya rwose barabagaburira nakarabye ndangije gukaraba abantu imyenda ndambara banyereka aho ndyama ahantu heza ndasinzira ku mbuga nyine kuri matera ariko ku gasozi ngo turaharaye burakeye abasekare baradufashe batujyanye kuri stade Huye aho twagiye tuhamara iminsi 3 tuhasanga abandi bantu benshi urumva n'abantu bagiye bahurira hamwe baturutse impande zose tuhamara iminsi 3 ku munsi wa 4 nubwo batujyanye Save iyi ngiyi ya Huye Save turagiye turaba twamaze igihe kinini tujya mu mashuri y'abanyeshuri baduha ibyo kurya pe bakajya baduha n'amata bakaza bakatuganiriza bakatubwira se murabona turi hari imirizo dufite iki turi abantu banyu nimuhumure nimukatubone ngo muhabuke mwirukanka mugende Save turabaye n'uwo mwana ariko nyuma yabwo naje guhura n'umwana wanjye bamurikiraga bwa kabiri kuko ngewe ngo umwana wa 5 uyu musaza imbere yanjye hari basaza banjye imbere yanjye hariyo basaza banjye banegenda wa 5 muri abo bane hariho umwe kandi barapfuye bapfuye rero uretse musaza wanjye nakurikiraga niho twabashije kubona turamushyingura bamubonye butibugize Nyamirambo abandi sinzi igiro ryabo Kayita Kireje twari turi kumwe aho ngaho i Huye bamwishe turi kumwe badukuye ngo ku mashuri bamucerera kuri kaminuza arambwira ati ndagiye turabeho Imana nibishaka tuzongera bamwishe nk'uko tumeze bamutemye umuhanga bayikubise hasi sinzi rero ngo umurambo wagiye ntabwo nzi nanjye ndakomeje ndirutse ndenze kaminuza yize ahantu bita ku Mukoni narahageze nkasanga interahamwe zirambaza ngo uragira ukabaye ahubwo nivuye hano mu mujyi genda atashye mu rugo nta n'itumba toya baraza baramfata bankanda imbavu bamfata nawe mu ntege bandira ibiganza umwe amubita ikibuno cy'imbunda nanone hano mu bitugu amubise ikibuno cy'imbunda banikubise hasi bisa nk'uheze umwuka
ubwo ikintu bo bakoze ni iki, baramfashe barakurura bajugunya muri wa mwobo wari uri aho ngaho ku mukono. Njyewe naguye hejuru y'imirambo y'abantu bapfuye, nabayemo nanjye nari napfuye. Ni nk'Imana ahari yandokoye muri uwo mwobo. Simvuga ngo hari icyo narushije abandi, nta na kimwe. Nabayemo icyumweru cya kabiri mbona baturushemo, numva umuntu aravuze ati muri uyu mwobo ubu nta bantu bazima baba barimo. Sinzi ukuntu nazamuye akajwi ndavuga ngo ndahari. Umwabwira undi ati uwo si umuntu uri muzima? Ndongera ndavuga ngo ndahari. Uko numbaza ahantu bakuye urwego muraruzi, boherezamo nzamukiraho. Zamukiyeho ndaza banterura bansubiza Imamba kwa muganga. Imamba kwa muganga rero igihe kiragera nyine baratwirukana. Nuko mu buzima nabayeho muri jenoside nubwo, ariko mwahindukira ngasubimenya nkibaza, ndi muri iryo shyamba njyewe ubwanjye ijwi ry'Imana ryaraje rirambwira ngo humura ntacyo uzaba. Iryo jwi naryubakiyeho kugeza kuri iyi saha. Yego. Niyo mpamvu nubaha Imana. Yego. Ni ubuhamya burebure bwanyuzemo, ni ibintu bikomeye wanyuzemo muri jenoside yakorewe Abatutsi, ariko ubu ngubu nyuma yo kurokoka bimeze gute? Ubuzima wagiye wiyubaka gute? Mu buzima nagiye niyubaka, njyewe nta kintu ushoboye gukora. Mfite ubumuga buhagije, ntundebe gutya. Ukuntu niyubatse, kuba ngihumeka baravuga ngo akamuga karuta agaturo. Ariko ntiwambwira ngo amazi arabuze nimfatije kanjye kuvoma. Narahondaguye mu mutwe, nararyamye mara amezi 3 nasinzira mbura ibitotsi. Inkoni zigeraho zikarya, nkajya mu buriri nkiberayo. Ndongera gushimira uriya mubyeyi wacu mukuru w'igihugu, Imana izamuha yadushyiriyeho ikigega kivuza abacitse ku icumu. Muri icyo gihe ndyama sinsinzira nkamara amezi 3. Naribajije ndicara ndabyuka nicara hano hanze ku gafondasiyo ndavuga ndibaza ndisubiza nzaba muri ubuzima kugeza ryari. Ndahaguruka ndakaraba ndambara njya kwa muganga ku Muhima, mpurana muganga ndamutekereza, arambwira ati umanye igihe kingana iki? Ndamubwira ntimanye amezi 3 ntabwo ndi gusinzira. Muganga agiye icyo yankoreye yahise anyandikira transfert njya ahantu hariya kwa Bena mu mujyi. Iruhande rwo kwa Bena hari ishami rikorana n'Indera bitaga psychosocial. Ubwo nagiye mbona n'umuganga waho, muhereza transfert arasoma arareba, ashakira umuganga turavugana, bancisha mu cyuma bareba mu mutwe. Igisubizo kiza kuboneka, nawe n'umuganga witwa Simonia biragiye abahanze baramurikirana, aza kujya hanze, aza kuza witaga umwana na Soni Munyendamutsa. Nawe turatangirana, arambura aramurikirana, arambwira ati wowe kandida humura, ugeze mu maboko y'abaganga ntacyo uzaba. Hanyuma y'amezi 3 bankorera control. Bankorera control rero bambwira ati imitsi yawe yarangije kwangirika. Yarangije kwangirika, uretse Imana yo mu ijuru yonyine niza kwirindira, kandi igihe nikigera uzitahira. Basi ntakundi. Yego. Ubwo rero hagati yaho ntange gukurikiranwa n'uwitwa Fidel Sebera muri CHK. Namurikirana kugeza uyu munsi, buri kwezi njya gufatayo Fenerega, ngo fatayo imiti y'Indera. Nyine nabaye umusazi, narabyemeye nk'uko Abanyarwanda babivuga.
kuko harimo abantu bagira imvugo sinzi muri bo sinzi ukuntu nabifata bati kandi byabaye umusazi ariko ubwo banyita umusazi ntabwo yigeze nabyigize ingaruka za jenoside rero kugeza kuriza ubuzima mbayeho sinzi ukuntu nabibabwiye ni birebire ni amateka yego hari icyo tubwiye uti murashimira umukuru w'igihugu n'inkotanyi zabarokoye hanyuma ubu ngubu mwebwe mufite icyizere nk'abantu barokotse mufite icyizere cy'ahazaza kimeze gute tubigera dufite icyizere cy'ahazaza kimeze gute ibyo ari byo byose ntabwo ibyabaye bisongera kuba ukundi byararangiye nubwo njye mfite ubwoba agira ngo mbabwire tuvugana uko imyaka igenda ishira ngewe niko bwa bwoba buhora bunzamo kwa cya gihe cyo kwibuka 94 nta mwaka ushira agiye kandi ntagiye mu bitaro ariko ibyo byose ndifuza bihagije ndabona imiti ihagije pe ndabona abaganga bose ntacyo nashinja Imana nta n'icyo nashinja umukuru w'igihugu wadushyiriyeho ikigega cyo kwivuza njyewe nongere mbisubiremo ikintu kimbabaza nta buzima mfite nk'abandi urumva ngo mpaguruke nkore nk'abandi niteze imbere ntabwo mbishoboye si kukureka ntabwo mbishoboye nta na gake niba nicaye ngatekereza niba numva ngewe kandi dayina ndakosheje ukambwira uti iki kintu ntabwo wari kugikora njye ntabwo ariko mbyumva mba numva ko wowe umbwiye nabi umbwiye ikintu numvaga ntagombaga ijambo umbwiye numvaga utagombaga kurimbwira nibyo mbana nabyo tuvuge niba mvuze ngo 12:00 zirageze za nimugoroba saa moya n'igice saa mbiri sinshobora gusohoka muri iyi nzu yenda ndibaza ngo ndahura na wa wundi wanyishe ndahura na wa wundi wanyishe basaza banjye ndahura na wa wundi wanyiciye umubyeyi wanjye mama wanyiciye ba tante wanyiciye ba shangazi ba muyomba ariko ikintu nanone nongera agasubira inyuma nubwo ikinshengura umutima agahinda mfite ku mutima numva ntazashira sinigeze mbona abanjye ngo mbashyingure kuko aho ngaho ikarama abari bahari baramanutse ngo bagihana bita mu gato bwe ubu papa wanjye yaragiye i Burundi n'undi murumuna wanjye dukurikirana yitwa Veneranda n'undi witwa Bosco Nkurunziza n'undi witwa Protogene Kayitamure ariwe mukuru wasigaye muri twebwe baramutse bagiye i Burundi ariko njye nsigara mu Rwanda ariko nahise ko nta muvandimwe w'umwanjye nzongera kubona nahise ko nta muturanyi nahise ko u Rwanda rubaye umuyonga ariko numva iryo jwi ry'Imana rimaze kumbwira gutyo nkaryumva naricaye ndatekereza ariko ko Imana imbwiye ngo ni mumure ntacyo nzaba hehe ese nzajya kuri umusozi twari dutuye jyenyine matuye bishoboka gute icyo kintu nkibaza ubwo rero najya mumubwire ngo mama wanjye ubyara kugeza kuri iyi saha ntabwo ndatuza kuko ntabwo namubonye ngo mushyingure gusa hari ababyeyi bambwiye nkigera i Butare mvuye aho ngaho isaga kwa kundi abantu bazaga bavuye i Burundi bavuye nkumva ngo abantu baje nkagenda nkareba mvuye isaga umubyeyi umwe twari duturanye rwose na shangazi wanjye yari mu muryango kwa papa arambwira ati mama wawe twamusize ahantu yicaye ku iteme ry'agatobwe ati turamubwira ngo tugende mama ngo yarabashubije ngo nimugende ngewe ndajya hehe nta mwana wanjye n'umwe ndeba njya nibaza rero ko mama aho hantu yasigaye yicaye ndibaza ko ari nawe yaguye ntabwo yaharenze nta nubwo yanahagurutse ngo agende
ntabwo yaharenze ntibibaza ko aho hantu mu kabande ariho yaguye nta handi kugeza kuri iyi saha rero aho hantu ariko baje kuhasanga icyobo nigeze kubaza ndavuga ndetse icyobo cyari kiri ahantu aha ko bagisanzemo abantu byagenze gute kwibuka kuri uyu mwaka umugabo wambwiye ati icyobo abantu twabakuyemo twarabashyinguye nyine ni wa mubare kubera iki cyorezo ntabwo bambajije kumbwira yenda nanjye nari kujyayo nkagenda nkivanga n'abandi ndibaza ko icyo cyobo nawe ari cyo yararimo noneho kugeza kuri iyi saha jyewe uko mbayeho mu buzima busanzwe nta kibazo mfite cyo kurya cyangwa kiki ikibazo mfite n'ubumuga mfite mu mubiri wanjye ntazahaguruka ngo ngende hariya kwa Mutangana ndangura inyanya nk'abandi mfata ikibanza mu isoko ncuruze cyangwa ndangura ibyo birayi n'ibindi mbega byatuma biteza imbere ntabwo mbishoboye kubera za nkoni ubu n'ubu tuvugana mba ndi kuribwa cyane cyane ari mu bitugu umugongo ndamubwira muganga ntariko n'umugongo wanjye mba numva hajemo rumwe kuki mutasatura ngo murebe ikintu kimunga ubwo nawe nagiye bayisanisha muri sikaneri nyuma ngo baza gukora inama niba barabonye kumvaga bidashoboka muganga arambwira ati twabonye kukubaga bidashoboka nuko nta kindi uzakomeza wibere gutyo tugukurikirane ubone imiti kugeza igihe Imana izakwisubiza ngira gutya nkagwa muri koma simenye ko nageze kwa muganga haza rimwe na rimwe nka kabiri mu mwaka cyangwa rimwe mu mwaka ngamenya ubwenge mbona ndyamye Ndera sinzi ngo nahageze gute kubera cya kibazo cy'umutwe ubwo muganga wanjye wase kumwikirana Sebera Fideli yigeze kumusanga mu bitaro Ndera arahagarara arandeba arambwira ati jye hano wahageze uti ntabwo ntumva nanjye ntabwo nzi uko nahageze nageze hano mbona nyine namenye ubwenge mbona ndyamye hano ntabwo nzi uko nahageze sinzi uko byagenze mperuka ndi mu rugo ariko nisanze hano ati wihangane tuzagukurikirana Imana izakomeza kurinde uko ubumwe bwanjye gusa nongeye nsubiremo intimba mfite ku mutima sinigeze mbona abandi ntabwo nababonye kugeza kuri iyi saha sinzi aho bari njya mvuga ntarahari nzababona ariko imyaka ishize ni myinshi 27 ndibaza ko umuntu utaragaragara hari atakigaragaye iyo ni intimba mfite ku mutima nibaza ngo ese uyu musaza wanjye warutuye ahangaha ko yaraturanye n'abantu n'ubundi mbabaza nti ko mwari muturanye na Rutayisire kuki mutangurana mwamushyize none se arituranye nyine cicika yabaye cicika ariko ikintu kingaruka muri jyewe n'abanjye nta kindi n'abanjye nongeye mbisubiremo n'abanjye kugeza kuri iyi saha niyo nsohotse mu rugo agenda nkajya kuri uwo muganga sinshobora gusohoka hano mu nzu saa 12 zitageze kuko bita numva ko ndi burenga irembo ngahura na wa wundi akanyica nibyo bimbamo nibyo mbona nabyo yego n'ubuhamya burebure yatubwiye byinshi yanyuzemo ni Ibiriho TV warukurikiye uyu mubyeyi kandi ibyo byose turabona ukomeye nubwo ahuye n'ibibazo ariko yabagerageje kugumya kurwana n'ubuzima kandi turabona ko ufite icyizere komera rero Ibiriho TV tuzakomeza tugusure niba ngombwa tugumye tuganire ariko turagushimiye kuri ubu buhamya waduhaye mwakoze cyane ubundi jyewe ibi bintu nari nafananye mu mutima wanjye
ariko nk'ubu n'iki kibazo kitaraza aho tugiye kwibuka n'iki yose nibukaga ngo mbirangize oya ntabwo byankundiraga nta nubwo navuze nti nahagarara imbere imbaga y'abantu iteranye turi kwibuka Useti Kwame cyangwa no ku murenge wa Muhima ngo mbe nahagarara imbere y'abantu ntabwo ubuhamya ntabwo byari kunkundira noneho nza kubaza hari umugitifu umwe twarebera akagari kacu ka Tite navuga ntariko ngiye mpana ikibazo ku mutima wanjye mfite ubuhamya natanga ariko sinabutangira mu ruhame nabutanga ndi kumwe n'umuntu cyangwa n'abantu bangahe imba numva nabutanga simpungabane cyane Gaspard kumbwira ati uzarebe nk'umuntu wizeye genda mwakwicarana ukamubwira ibyakubayeho ibyo wahuye nabyo dushobora kuruka ku mutima nkongera nibaza nti kuki amahanga hakana no mu Rwanda nta jenoside yabaye abariya Abafaransa kuki bapfobya habiriya bigambo bivugwa kandi byarabaye ku mugaragaro abantu bose babireba ntibaza kuki bapfobya no kubera iki iyo mpamvu nkumva nayiranyereye ese abariya bakorera amahano mu Rwanda kumva ngo bamwe baraburanira Arusha kumva ngo baraburanira kuki batabazana mu Rwanda inkoni nakubiswe na Pauline Nyiramasuko kuki batamuzanye uriya mukobwa yabazanye ejo bundi uriya mukazana we wadushoreye nkushorera inka bajyanye mu isoko cyangwa ingurube agenda duhuragura tujyana kuri stade Huye kuki bahakane kubyo byabatabikoze nose byarikoze ese ubundi Imana ijya kurema abantu yigeze ishyiraho abagomba gupfa n'abatazapfa iki kintu ntakibaza uwo mwana Eric yarakuze n'umugabo yarashatse yarabyaye ndi mama we muri make imwe yaje kumusura arambwira ati arambaza atari ku bundi ni igiki cyatoye jenoside mu by'ukuri igenda gusa icyo musobanurira ati nite cyo kumusobanurira yahise amubwira igenda baze muzehe ntabwo nzi muzehe icyo yamushubije umva ko ni umwana ariko arashaka kumenya impamvu ni iki kuko nanjye kuri iyi saha yibaza impamvu ni iyihe hafi ubwoko tutaranabaho ndava ku 59 60 mva abantu bivugisha ngo batotejwe kuva muri 70 kuki hatotezwa ubwoko bumwe nk'uriya mugabo yigeze kuvuga ngo yo Abatutsi abantu bagiye kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi ngo nawe yibuka imbwa ye si ugupfobya se imbwa se barayibuka icyo ni ikintu cyitwa gupfobya ntibaza ntize banumva ari ibintu birebire muri byewe ntabwo byoroshye uretse Uwiteka waturinze n'abacyakomeza kuturinda ariko nagira ngo mbabwire jyewe uko kwibuka bizi uko imyaka igenda ishira bya bindi niko bigenda binkurizamo sinzi niba bizanshiramo ndasenga Imana ngo Uwiteka wantabaye ibintu bikazanshiramo bikasohokamo bikagenda hakazamo ibindi bitekerezo bizima ikintu ubona umukondo ubahaye muzansengere bizanshiremo naho ubundi ntabwo byoroshye n'ubu turi kuvugana isaha ku isaha ngo ndi kuribwa zankoni ziba ziri kundya ni ukuvuga ngo buri kwezi mbega niyo miti yanjye mbayeho nibyo biryo byanjye n'ubu kuri 22 nzajya kureba muganga CHK ndabashimiye rwose murakoze kuza kunganiriza nanyize mu nzira zigoye inzira zitane kubivuga ntabwo biba byoroshye pe ntabwo biba byoroshye biba urugamba rukomeye ubundi mparandwaye umutwe udakira ntabwo njya mbona agahenge ku munsi n'umwe ntarwaye umutwe murakoze Imana abaho umugisha umunsi umukuru w'igihugu mbaye n'akandi kantu rero keza nari ntababwiye nararyamye
ndarota ko perezida yaje kunsura pe ndavuga mu nzozi se no gukanguka yaje kunsura ngo yajana kumuhimba mbwira muzi kuko narose Kagame yaje kunsura ni umubyeyi wacu ati kumubona murose ko yaje kugusura ati no kumuhoza ku mutima ndamuganti rero jewe iyo Uwiteka andinze ngakanguka saa 9 fatisha pe yanjye gasengera igihugu cyacu gasengera n'abanyarwanda bagituyemo gasengera n'umukuru wacu tuyoboye Imana zabimuha umugisha rwose Uwiteka azajya mugenda imbere aho agenda hose kuyobora ntabwo biba byoroshye ni urugamba rutoroshye kandi nubwo avuga ati ibyabaye ntabwo bizongera kuba ukundi nanjye nibwo bwoba bwanjye ngira nkumva ariko bizongera ariko nta nubwo bizongera abapfuye barapfuye abatarapfuye Imana izakomeza iturinde kandi namwe abanyamakuru Imana izakomeze barinde n'umukuru w'igihugu Imana izakomeze murinde n'umuryango we kandi mbaye ntashyo mu nahireze mwakoze yego turagushimiye natwe kandi ugumye ukomere mwakoze nta Imana ibamugisha yego ni Biriho TV warukurikiye rero n'ubuhamya bugoye yanyuzemo kandida ariko twishimiye ko yakomeye akatubwira nawe warudukurikira turagushimiye kuri iki kiganiro wakurikiye twizera ko nabandi tuzaganira uzagukurikira kandida rero ugira ibihe byiza murakoze cyane Imana ibamugisha kandi mugende ngo muzareke kugaruka ndishimye biranejeje cyane